Uyu mwaka utararangira umwana wawe guhaye guhoberana nawe. Mani mufanye muri gereza, Mani irambyenga imukuye muri gereza kuko washa gusenga. Dalako tara bina sante ngira ibihe nyiri arambye ngo ngubyire ngo amukuye muri gereza. Sheri wa pasiteri nahaguruke. Ariko Imana irashoboye nanga ntagishoboye. Imana y'amahoro irambye ngiri kumwe nawe. Imana y'amahoro ikambira ngo ubukwe bwawe bugiye gutaha kumugaragara izuba riri kuva. Imana y'amahoro ikongera ikambira ngo buzatahwamo n'abazungu. Imana y'amahoro ikongera ikambira ngo ngubyire ngo hari inzitizi. Sire zana vaya otayabine. Mana y'amahoro irambye ngigeze kuri Laurence. Mana irambye ngo yanze ko yashingura umwana we w'imfura. Bazakugwanya ariko ntibazakubasha. Bazaguhiga ariko ntibazakubasha. Mu burwayi wirira, mu bukene wirira, n'ubw'inzara ihari wirira, marira yawe wirira. Mana yitegereje ikibazo cyawe. Zanye ijambo ry'Imana rivuze ngo umusozi wawe Imana irawuzi. Reba ka gasozi umazeho iminsi, umusozi w'ibigeragezo, umusozi w'ibibazo. Uwo musozi wawe Imana igize ute? Irawuzi. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yeremiya. Yeremiya igice cya mbere umurongo ni uwa 19. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuze ngo bazakurwanya ariko ntibazakubasha kuko ndi kumwe nawe kugira ngo ngurokore. Mwakira ijambo ry'Imana. Reka twongere dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka bice byaho 22. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu gitabo cya Luka 22. Turasoma umurongo wa 22. Haravuze ngo data niba bishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Haleluya. Bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko Imana ibishaka. Kongere dusubiremo iri jambo. Data niba bishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Mwakire neza amagambo y'Imana. Mugabo Daniyeli baramwanze maze bajya inama n'abasenga Imana. Bamuye indare ziratinya, kandi izo ndare zose zirashonje, kandi zo bireba atabarwa bareba. Kuva kera muri kamere yayo yahoranye impuhwe n'urukundo, n'uyu munsi ntabwo yabiretse. Niyo mpamvu tuzashima Imana. bose babireba, utabarwa bamana, utabarwa bareba.
haleluya. Icyubahiro cyayo ntabwo izagiha undi. maze igihe kirekire urakabarore ku musozi, Imana igiye guhindura amateka. Imana igeze kwa Moridekayi ibwami, ntabwo yakanzwe nuko yirirwaga ku zuba ry'ubwami, ubwo yaravuze ngo mu bumana bwanje no mu gukora kwanje ngiye kumutabara. Yatabaye Moridekayi ibwami, nawe ntabwo yabura kugutabara. Imana izi umusozi wawe, sozi umazeho iminsi, sozi w'ibigeragezo, sozi w'uburwayi, wo nguwo Imana irawuzi. Yesu ageze ku musozi wa Elayono, ngo yari ari kumwe n'abigishwa be, rangije arabagira ngo nibo mwasigaye hano akanya gato ngiye gusenga. Rangije arabagira ngo ndimungurikiye mutagwa mu moshi. Haleluya. Ngo kandi mube maso. Ngageze kuri uwo musozi arasenga, hamaze gusenga aravuga ngo data, byereka uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Hari uko wabitekerezaga byaranze. Haleluya. Ko wabitekerezaga byagize ute? Byaranze. Tekerezaga yuko muri viziyo 2020 sawa ufite imodoka, ariko agira mugenzi ngo byaranze. Byereka uko nshaka ahubwo bibe uko ugize ute? Tekerezaga ko 2024 bizaba byarasobanutse mu kwa mbere, ariko byaranze. Yewe mwene da byaranze. Haleluya. Byereka uko ushaka ahubwo bibe uko ugeze agira ute? Umugabo Daniyeli baramwanze, maze abaza inama nawe asanga Imana. Haleluya. Imigambi yabo irangije ihinduka zeru. Haleluya. Kuko Daniyeli we ntabwo byari kuba uko ashaka, ahubwo byabaye uko data ageze ute? Vakera muri kamere yayo yahoranye impuhwe n'urukundo, n'uyu munsi ntabwo yabiretse. Niyo mpamvu tuzashima Imana. Haleluya. Kuva kera muri kamere yayo yahoranye impuhwe n'urukundo. Yesu arimo agenda, hageze mu mudugudu wa Nayini, hahura n'abikoreye ikiriba. Maze guhura n'abikoreye ikiriba, bababwira ngo nimuture. Barambika ingobyi hasi, ngo wari wapfuye yari umwana w'umupfakazi. Yesu arangije aravuga ngo muhungu kanguka, wari wapfuye. Babona arahagurutse, ngo bose batera ubwoba, baravuga ngo umuhanuzi ukomeye abonetse hagati muri twebwe. Haleluya. Ngo bari bamuherekeje. Haleluya. Kuko Imana izi umusozi wawe. Ngo bari bamuherekeje, hari abariraga, wari wapfuye
abapfushije yabakebuka bakiyumanganya, bamwe bashiragaho n'amacenjwe ku maso. Bone ko twifatanyije nawe mu gahinda. Yesu ashimwe. Ariko bakarira. Yesu yitegereje abo bose bari kurira, bona bose yuko ikibazo atari kimwe. Ubwo Yesu yitegereza mu mutima, hareba nyir'umwana, ndavuga ngo mugore wirira. Yesu ashimwe. Wirira mu burwayi, wirira mu bukene, wirira nubwo inzara ihari, wirira marira yawe, wirira. Mana yitegereje ikibazo cyawe. Rangije ahagurutse umwana ngamutambukana aho ngaho, ngo bose bashima Imana. Yesu ashimwe. Mana izi umusozi wawe. Haleluya. Mana izi umusozi wawe. Bari bamuherekeje ngo benshi bari bafite amarira. Hari abari bamuherekeje bo mu miryango. Iyi minsi hari abaguherekeje mu kibazo cyawe, ariko ntabwo ariko bose bagukunze. Benshi bari kugukwena, benshi bari kukwisekera, amarira ni menshi. Ariko Imana y'amahoro ibonye ikibazo cyawe, ije kukurengera mu izina rya Yesu. Ije kukurengera mu izina rya Yesu. Ije kukurwanirira. Yeremiya Imana imuhanugurukiriza ubuhanuzi, rangije iramubwira ngo yewe Yeremiya we, ngo burya nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko, nakuramye utaravuka, ngushiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Yesu ashimwe. Ngo none dore ndagutumye. Yeremiya aravuga ngo ndago nzi kuvuga. Hangira avuga ngo genda bo nzagutumaho bose uzagira ute, uzababwira. Mana irangije iramubwira ngo bazakurwanya ariko ntibazakubasha. Mu kibazo cyawe bazakurwanya ariko ntibazakubasha. Mu bukene bwawe bazakurwanya ariko ntibazakubasha, kuko Imana iri kumwe nawe kugira ngo ikurokore, kugira ngo ikurwanire mu izina rya Yesu. Mana y'amahoro ibagirire neza cyane. Mama, haguruka wumve ijambo Imana imbwiye. Mana y'amahoro irimo imbwira ngo ngubyire ngo ikibazo cyawe wari umaranye iminsi, Mana ikiguhagurukijemo. Kindi Imana y'amahoro irongera irambya ngo ngubyire ngo igusubije agaciro mu muryango wawe. Mana y'amahoro ikongera ikambira ngo ngubyire ngo nabonaga umuryango urimo sezeganwa, nda muntu n'umwe ukuriho, ariko Imana egera hano imbere. Mana y'amahoro irambye ngo ngubyire ngo urimo urarara, urimo kurira, ariko amarira urimo kurira Imana irayaguhojeje. Kindi nabonaga uburwayi meze nk'uburwayi bwo mu mutwe, rumaranye hafi imyaka izigeze kuri 7. Mana irambye ngo imyaka 7 ikuweho. Mana iragukishije, Mana igucishije aya mahembe. Nabonaga hari ibintu byagufataga rimwe na rimwe bikagutura hasi. Mana y'amahoro irambye ngo isombaraga zagutimburaga hasi, Mana izikuyeho. Kindi Mana y'amahoro irambye ngo ngubyire ngo uyu mwaka utararangira, umwana wawe guhaye guhoberana nawe. Mana imuvanye muri gereza, Mana irambye ngo imukuye muri gereza.
kuko waje gusenga. Tarakotaya bina sante ngira ibihe. Nyiri arambye ngo ngubwire ngo amukuye muri gereza. Kindi cya kabiri, hari ikintu cyahoreraga mu nda yawe. Mana irambye ngo ngubwire ngo igeze muri iyo nda yawe, ivanyemo imbaraga zabagamo. Kindi Imana y'amahoro irambye ngo ngubwire ngo humura ndacu uzaba. Kibazo ndi kubona ufitanye na basaza bawe kimeze gite? Mana y'amahoro irambye ngo ngubwire ngo hari abadayimoni bagufataga, abadayimoni Imana bakuvanyeho. Mana y'amahoro irambye ngo iragutabaye. Mana y'amahoro ikugiriye neza. Mana iri kumwe nawe. Kindi igeze mu muryango iwanyu hari imbaraga za karande. Mbonye Imana itesheje agaciro. Mukomere Imana amashi. Bazakugwanya ariko ntibazakubasha. Bazaguhiga ariko ntibazakubasha. Haguruka wumve ukuntu Imana imbwiye. Egera imbere. Eshatu. Yala waya sire. Zana waya otaya bini. Mana irambye ngo ngubwire ngo warasuzuguwe. Miryango myinshi kuvaho. Urangije ubinsuzugurwa. Ariko Imana y'amahoro irambye ngo ngubwire ngo none muri no teraniro kuvanyaho igisuzuguro. Kuvanyaho igisuzuguro. Kindi Imana y'amahoro ikambye ngo ngubwire ngo ndago yakwemera ko wahomeza kubabazwa. Ahubwo mbonye Imana y'amahoro ikubakiye. Mana y'amahoro irakubakiye. Mana y'amahoro irakubakiye. Mana y'amahoro irakubakiye. Uyu mama wawe yitwa nde? Mana irambye ngo ubugire ngo iri zina Mukanoheri Suzana nabonaga ririmo ririra cyane. Ariko Imana y'amahoro irambye ngo ngubwire ngo Mukanoheri Suzana iramurengeye. Imaze kumurengera irambye ngo ngubwire ngo mu muryango wanyu nabonaga mwaratatanye. Mana irambye ngo ngubwire ngo kuko mwatatanye hari imbaraga z'abana b'abando zabatatanyije. Imana igarutse mu muryango wanyu, garutse ku uyu mubyeyi wanyu. Imana irambye ikoze igitangaza. Mana y'amahoro irambye ngera kurengeye cyane. Mana y'amahoro ikongera ikamya ngubwire ngo ndago yakwemera kukomeza gusuzugurwa. Ahubwo Imana iguhaye ubuzima buzima. Mana y'amahoro ingeretse amafaranga 12,000 ari kugucumuza ate? Mana iraguhe. Amahoro irambye ngo ndago yaguha 14,000. Ahubwo Imana iguhaye amafaranga. Ndago yaguha 14,000 ahubwo iguhaye amafaranga. Mana y'amahoro ikongera ikambira ngo ngubwire ngo bibe ngumemo neza. Imbere gatoya hari ingororano. Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe. Haguruka. Mwene nyoko yitwa nde? Uyu nguyu w'imbere yawe, mukuru wawe. Ni batatu. Uri umwe mwicaranaga hariya ku ntebe. Laurence. Mana y'amahoro irambye ngo igeze kuri Laurence. Mana irambye ngo yanze ko yashingura umwana we w'imfura.
Mana y'amahoro irambyenga irabyanze ko nabonaga urupfu ruje rwihuse. Mana y'amahoro irangije irambyenga igeze kuri uyu mwana, uru rupfu iraruhagaritse. Kindi Mana y'amahoro irambyenga ngo nawe kugezeho. Hari imbaraga zagufataga mu mutwe kumva ziri guhonda z'imisonga. Mana y'amahoro irambyenga izo misonga irazihagaritse. Mana y'amahoro ikongera ikambya nkubwire ngo acira amafaranga. Uyu muntu ndi kubona wagiye mu Buganda mupfana iki? Murumuna wawe. Mana y'amahoro irambyenga imugezeho, ikoze imirimo n'ibitangaza. Kindi Mana y'amahoro irambyenga imaze kumugeraho, mbonye hari inkuru nziza ije ku buzima bwe. Mana y'amahoro ikurengere kandi gushigikire cyane. Kindi Mana y'amahoro irambyenga ubyire ngo hari wababaraga igice kimwe cy'umugongo. Mana y'amahoro irambyenga igezemo iyicarire. Uko wabitekerezaga byaranze. Haleluya. Uko wabitekerezaga byagize ute? Haguruka ngo ubyire weho wicaye ku ngoma. Vuga ngo nonaha umugabo wanje aragarutse. Ongera uvuga ngo nonaha umugabo wanje aragarutse. Imana y'amahoro irambye ngo ubyire ngo akira umugabo wawe. Imana y'amahoro ikongera ikambya ngo ubyire ngo sengera ibyumweru bibiri. Mana irambye ngo sengera ibyumweru bibiri. Mbonye Imana y'amahoro imbye ngo ubyire ngo uzabyara umugabo wawe yaragarutse. Ikindi cya kabiri Imana y'amahoro ikongera ikambya ngo ubyire ngo ubucuruzi bwawe nabonaga Satani yarabunyongeje. Imana y'amahoro irambye ngo akira ubucuruzi kuko Imana y'amahoro iri kumwe nawe. Imana y'amahoro ikongera ikambya ngo ubyire ngo akira ijambo rya nyiri ijambo. Iyicarire. Imana iraturebereraga aho tutarebaga. Imana ibagire kutureberera aho bikomeye. Imana ibagire kutureberera. Twabitekereza kuko dushaka, ariko Imana ibikoze uko ishaka. Sheri wa pasiteri nahaguruke. Mana y'amahoro irambye ngo ukumuri iri kumwe nawe kandi egera hano imbere. Haleluya. Ariko Imana irashoboye nanga ntagishoboye. Imana y'amahoro irambye ngo iri kumwe nawe. Imana y'amahoro ikambira ngo ubukwe bwawe bugiye gutaha kumugaragara izuba riri kuva. Imana y'amahoro ikongera ikambira ngo buzatahwamo n'abazungu. Imana y'amahoro ikongera ikambira ngo ngubyire ngo hari inzitizi Satani yari yahagurutse ndetse hari n'abatemaga, ariko abatemaga nibateme. Imana yamaze kubyemeza. Imana irambye ngo yamaze kubyemeza. Imana yamaze guteraho kashi. Imana y'amahoro irambye ngo ubyire ngo mbonye buri gukoreshwa n'amafaranga ageze kuri miliyoni zigeze ku 10. Imana izanye igisubizo cyawe ku buzima bwawe, kandi ikindi geze no mu muryango iwanyu. Humura, Yesu hari icyo akoze. Humura, mbonye amahanga menshi amanutse ku buzima bwawe. Imana ibane nawe. Haleluya. Maze iminsi ubona ko byanze. Umupfakazi nawe byari byanze. Hari marira. Mwana yari yapfuye. Bonye ko byarangiye. Ariko Imana iramurengera.
Mana iramurwanirira, Mana imukomereza amaboko. Jya kubonabona Yesu w'i Nazareti aba arahagurutse. Haleluya. Abagize ute? Amaze guhaguruka ati wirira, mwakira umwana wawe. Haleluya. Jya ubona ko bikomeye, mbere y'Imana biroroshe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana data wa twese, uri mwiza kandi wahozeho. Bandu bawe bakeneye ihumure. Mwami, hari ibyo babona byapfuye, ariko ijambo ryavuze ngo bigiye kuzuka. Ijambo ryavuze ngo bazakurwanya ariko ntibazakubasha, bazaduhiga ariko ntibazadushobora. Urakoze Mwami kuturengeye. Rino jambo ryatubwiye ngo data, niba bishaka iki gikombe cy'indenze, hari ibyo ugomba kuturenza kuko twasenze, hari ibyo ugomba kuturwaniriraho kuko twasenze. Mu izina rya Yesu, amen.